mugenzi wanjye telefone yanjye mwe muri kumwe se kebera ari kumwirisha nakubitira ibica naguhoma ndetse urambaza iki ngenda shanga kuri amacupa za telefone yanjye ubwo rero mwigize ibisamuzi ngo ngiye mwandike ibyanjye mu kamezi uri kureba ukabona ngeza barawe nyikarakasa rega mwigize akara reba ye ndetse ngura telefone ubu urabona ngiye najya kushegera kara telefone kawe Bodo nakira bari kumukiriye Muri se wakingo hari akosha mwabuze ibindi mukora wanyire ubundi uje kwigira intwari si wanyu ubundi wowe nyine uri kwigira intwari akandi kazi mukira uje muri ko muri kwigira intwari ndekuranye wanyu bakuze man sinongeye gusubira mutavuze ngo ndekura nari bubisubiremo ntabwo andekura se ubundi kwisa no kujya mwana ntabwo uko uchakuza kwigira intwari Uranzo shaka kurwanange cyane cyahera shaka kurwanange basi ubundi wanyu bapadisi kuri nungu mwana ushaka utazi ibintu gukina n'ubupaka urari nge twazahora muri quartier mubura we damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't ntabwo wumva mane ntabwo ukira amatwi reba kubera wowe muvandimwe amaze iminsi birataza hanze mu rugo kubera wowe nta nubwo ari gufata fone ese ubundi urashaka iki mu buzima bwawe waduhaye amahoro mane wibagije ibibazo byose wateje none ubu ngubu uraje mane uragenda nyine ryari kare ibyo nshaka kumenya uragenda ryari ubu mukanya urajongere wirize utangire kuvuga ngo please ngo sorry please I'm tired of you please ase wambabariye igihe wampereye kufejo watuje ko ndi bugende ndagenda habi biraranga mine ngiye kurashira wanjye namuhamagaye yanze kwita akora kibazo tu ari uri kujya hano ndi kugenda he nyine kumure ajya tuye sashaka ko atu yari imbere gato agango ngo mpamenya kibazo mwerekeze se uragamani nge nayo ntabwo wakwijyana zo no wakwijyana tugasangira agakawa niki kintu dushaka gukorera kiri gica kuwanjye ese ubwo ubona ubu ukomeye cyangwa ubona nta mugabo wamva ubona nta kuntu nese kukiri best wanjye niba namugabo ubwo rero na best wanjye akuvamo kindi best nese suzo tukaga kubitwa man none si karakariga kandi ukima bicere se natwe bijya twakora bikoze okay gaza mukorera batugenda berekezo ubwo
bose nzategereza mubanza mbona amafaranga kuko nanura mutike akumva best teka mu bwisibyo kandi abisiko mukunda kandi biseriye okay I know akumva na amafaranga mfite ngo ako yanyenda mukundira mu gusoje mugenzi cyakize nimba n'amafaranga uzabora mwanze se shana none wasa nkagiye kunkata kwa mitondo sindamaho gacingucemo namubuze ngiye kureba gusa urakoze kunabira telefone kubera ko shana none suye kubigenza ubu nta kibazo ugiye kurabashira ntabwo kimerekeje mwana nuko isi mbona n'ibindi bira hafi mwana nta kibazo urahazi ndaba muri aho shana ugiye kurabashira nahari okay ntabwo turi buhurire ntabwo uri wungeze turagukira jewe igiye kureba shiri wawe no turakunda no kunagura ubuzima okay bye mani nari subiza mani je ibintu mani cyo gufata rura mutipe narabihaze no kubaza no kubirambura ubwo turaza gushaka icyo dukora nta kibazo nongera kumva excuse zawe uvuga ngo igihe wahereye kuva ejo uvuga nyine ni ukubera iki ni ukubera icyo uri gutuma muramvuga ni ukubera icyo uri gutuma muramvuga ko nakubwiye ko ndi bugende ufite icyo kibazo ariko njyewe ejo navuye aha ngaha tubyemera igihugu no kubyuka nkazamura aha ngaha neza ubu ngubu icyo ushaka si uko ndi bugende mani si icyo ushaka ntabwo nshaka kukubona nyine si icyo ushaka ndagenda neza ubundi ngaho mpa amahoro watuje mu gitondo bwe nimugoroba bwe cyokora akabi gasekwa nk'akeza ko watuje ndagenda njyewe nkeneye kumenya ikintu kimwe hasi ninde uri gukomanga reka mbanze nzi meze bite fresh ashe brada nanjye maze iminsi namukoze siko ngiye kugenda se ntabwo uza kuza mfite prote ubwo ndikwiye mazi reka nzanye kuzanira uyanzane mpagaze hano hanze ese ukanye ugiye ko ndi girlfriend wa mukuru wawe ndabizi ariko kwihuta mani ndi kwihuta watse kunsaza n'uri ko nasaze namubuze kuva ejo sidamubona none nawe urimo urazana ibibazo ufite ikihe kibazo nanjye namubuze ubundi si uri kumisha icyaho mu nzu ntacyo mani ahubwo cyangwa arimo shaka urimo uramumisha muguhisha ngo bigende yanyanze se mbimenye niba yaneye indobo mva we tutegereza ngo amazi guma wanze ngo umuzana so shaka amazi yavuga se ngo umeze hanze nawe uhari none se ndabikwereka mubyirebere ko twumva yigirayo wa mva uretse kwinjira nkuzanira ibyo ase uri mu bikima ngewe ntabwo wamunsiba ese ngewe ubukanyusa ubyibagirwa ibikisi kundi umukundi uriya ni ntabwo uri kumubona oh none ndakwibutse uramara cyane igisohoka umuntu ndeba urandeba icurambaza iki ugize umusazi cyane ntamwigira uyu mukobwa arakora cyane mbere ko ari umu ex umukunzi wanjye arakora cyane ntabwo twemerera abashyitsi se muri ese ko muri mbona utwite iyo dutwite none yandi wakicara njye mvugane nawe tuvugane iki mva ufite ibibazo udo njye mvugane nawe iki nicaye tuganire iki dufitanye projet njye nawe iyo dutwite ni yandi umva shaka ntabwo wemerewe kumukoraho nansobanurira ndatwite ni yandi ese undi wowe urambaza icyo wanditse njye uri mu biki mani igihe ashaka gusobanura agakobwa ni akahe reka njye nyine kandi mva ntuzane akavuyo kenshi mva uri mu biki ese undi ko muri umurwanirira ese urashaka iki ubundi se mukuru wawe ari hehe ntawe bari hamagara Steven none aba ari wuzuye insobanuro ni we nta n'uburenganzira bwo kunyicaza ntabwo wongera gutera intambwe don't touch me imbere ubundi yabiciriye ngo njyewe ukigire mu basire danje uzi ngo twe ntabwo twashobora kubasirika umubise urushyi ushyiremo n'ingumi kazo bangaje akunsora nk'ibicari ese ngo sohoka ndisohora nizanye kaje urabona kunsora nk'ibici ndabyanze warumva iki
Nupfunika nk'ibice tukagenda. Mwana wituma ngo hatiriza. Ese ndi ibice ku byose urabu. Wese undi kumadiriza. Jya kureba. Kubisa pase y'umuriro sura mwana ngarakona ni uone imbavu maze kuba de bande kandi kugiye cyishimye se. Cyishimye. Ngo ndi intware ngo narwara telefone yiwe. Ako ndamukunda. Simana ubundi kucyura umukobwa kucyumukunda cyane mwana. Bagiye dore mavura. Bagiye ntabwo bagiye umukobwa nshaka. Abara kandi kandi manika kumwemeza. Bigiye mbona ngo ari ugutsika kandi ntabwo utsika. Niyo mpamvu ugomba guhatiriza nyine kugira ngo tutsinde nyine mwana. Ariko gato n'abanyarwanda saba kujya nibaza moya babutsa wagize nyine urara kubatira umukobwa mubi kuvuga ariko nyine ni inzobe to. Shaka cyane yamundi genda gufasha muri kimwe ariko uramukobwa umundi. Ngabere. Yaragenda. Kuko jewe. Ngaho nonderera bata. Ibibazo byose. Uri kubibona nawe urimo kubibona. None ntabwo ari uko nyine ngewe najanga nk'umurinzi wawe. Ntabwo ndi umurinzi wawe wangaho uri kumva. Urabona nk'ibibazo byose ubuteje Imana. Reba nyine nk'ibintu byose bibaye kubera no kubera iki? Ni ibi ngibi ushaka nyine akavuyo buri gihe mu buzima bw'abantu Mana. Ibi ngibi ushaka. Natinze mani nk'umuntu tuziranye ariko ntabwo ngewe nta nubwo ngenzeranye nawe uri kumva nta nubwo ngiye narimari nk'umurinzi wawe ntugire ngo ngiye twabaye inshuti ndashaka kuvanga ukagenda amahoro uri kunyumva urimo kunyumva mani witangira kwiririsha uri kurira si biki uri kurira ibiki Sandra hope that you're listening to me and I hope that you are wise so don't make me repeat it, please. Yeah. Ntabwo nongeye ngiye ntabwo nkeneye excuse anymore. Ndashaka kuvanga ugende. Gende man. Ntabwo nkeneye ibibazo bya buri munsi. Nireba nawe nk'ibintu uba wateje. Ukeneye gutandukanya abantu bari biberewe neza. Sandra, ntabwo ndi bwongere gusubiramo. I don't need you. Ntabwo ngiye mukeneye. And I don't want to see you anymore. Are you catching me well? Nizere kuri kunyumva mwana. Kumva. Ntabwo ngiye nyine gukomeza wumva mu bibazo byatejwe nawe. Sandra, ntabwo ndi bwongere gusubira. Nta nubwo ndi bwongere kukwinginga. Man, I'm gonna move. And then when I get back, I don't want to see you where you said that. Yeah. Ntabwo nshaka kongera kukubona ngaha ningaruka nsange wagiye sibyo are we agree Peter again Birahagije. Yeah it's enough ibyiza kubizi ko bihagije rero birahagije nawe vanga gira vuba sinongeye kugusanga ibaze kumva nyine umuvandimwe umukobwa mugakendana gukunda indi Idage man, kazi aho gukorana ahubwo se urashaka iki? Mano ndabizi. Ako ntabwo nje ngo nyine. Nta kibazo Haguruka tuvugane. Ndakora wicaye. Yemana ndashaka dukora radio n'undi biga kugira ngo ubone amafaranga akoresha. rero niyo kwibase So wamanje ugatuza nkakubwira ninjye ugwa akazi nagaruka kama kuri kunegeka. nawe ninde uri gushaka Imyenda gushaka nyine tuza. Ndike. Ndashaka abanyabikabyo. nababwira cyane Ngenda shaka.
ushaka gucika guseka warimo gusekeza urabona gushimuta muri iki gihugu cy'u Rwanda hari umuntu wumva ngo bashimise muri iki gihugu bakora gukina filime kandi abana b'abakire mugira ubugoryi nazi ibintu bitekereza ibi filime by'ibinyamerika ugenda ukareba ukeka ko ari ibintu baza mu Rwanda ngo vuba ukore ushimuta ngari cyakunuka zana bene mbere n'ubyemero zawe ubundi so ushaka ushimuta afite iki kibazo yashaka kumutandukanya na shiri wanjye none se ahubwo uko numva ahubwo ari ukwiriye gutandukana nabo ndetse nandukana nabo none se gutura kujya kwivanga mu rukundo rw'abantu ndetse birakureba biri muri business zawe mu bintu mushakira ibyo birimo nako kazi nako karakureba nta kibazo urabyanze cyane ndetse nawe ushaka zana wene merange n'ubu wabivanze wabishatse ukarekeza mu murere manje ese uba wicaye wirowe banza ibiyangana nimba ushaka ko dukundana ubwo nibyo ushaka ntabwo mushaka kundana ntabyo gukundana nawe manje njye ntabwo naje no gukundana nawe niwumva wahinda ibitekerezo umpamagare tagaragara ko ari sasa ahubwo dushaka uburyo nyine urumva dufite ikibazo kimwe iyo ngo duhuje ikibazo yuko uwo dukunze atuyemusha cyangwa akunda abantu ntabwo twabihuza ukuntu kakazi kemera ahubwo twe ntidushimute uburyo ntabyo reka twemere akazi noneho ubwo dukore buryo ki uriya mukobwa ashwana n'uriya mutipe kugira ngo nawe uhite uporofita mu muvandimwe urumva atari cyo gitekerezo ushaka umuntu tubashwanisha n'umuntu